narabikoze usaba imbabazi rimwe kabiri gatatu amubwiza ukuri ese urumva atari ingeso ni indaya mbaye umuntu mubi umuntu ahura nawe mu buzima ni umuntu usaba imbabazi inshuro 3 enye ku kintu kimwe. Umugore kandi umugore nawe aramubwira ngo uramukunda cyane, yanambwiye umugore nyine yambwiye ko nawe akunda umugabo we cyane, akamukunda atamuca inyuma. Nanjye nicyo niba ni icyaha kibi, ni icyaha kibi gikurura ibindi byinshi gitera umuryango umwaku, kikazanira ibibazo umuryango. Ese wazashimishwa no kubona umwana wawe nawe ari mu byurimo? Kandi karande zirakurikirana uburyo bwiza bwo kuzirinda. Sikama hamwe ngo usenge iyo karande kuve usengene n'abana bawe bazaba amahoro. Ndakubwiza ukuri ntabwo uri umubyeyi mwiza, ntabwo nzi kizakuvamo, sibyo? Reka tugire inama uwo mugore ngiye ngo niyihane kandi afate discipline. Nimba ari telefone ahindure, nimba ari aho yimuka nk'uko umugabo yashatse kubifashamo ahimuke, atangire ubuzima bushya. Yewe ubwo nyine misisubira inyuma zikara dikwibaza ubundi ubwo mugabo abaho ntaho mwisi, ntago bamwisi rekata ni marayika waje wigendera ahubwo we mugore agiye wicabisha Imana uvuga ati afite umugabo mwiza pe, uhangayikishijwe no kubaka ahubwo yabuze umugore. Reka mbashimire abasanzwe bakurikirana ibiganiro byacu kuri Treshine ndetse no kuri televiziyo yacu bita Amahoro TV show. Nkuko mubibona rero n'ubundi murabona ko twicaye ahantu heza cyane, ahantu hashimishije. Turi mu busitani bwa studio yacu, siko bimeze cyane. Ngira ngo murabona ko turi kumwe na wa mwari mwiza cyangwa wa mama mukunda cyane bita Gasubije Bukume. Wa mama wacu mukecuru wacu bita nde? Benite. Bamwita Benite, ngiye bakabanyita Steven cyangwa Etienne cyangwa Kitefano cyangwa Stefano, unyite uko ushaka, yose ndayemera cyane. Ni nkwipe ni ndyango. Uyu munsi rero dufite ikiganiro cyiza cyangwa twifuje ko dufatanya namwe kuganira. Nibazongera gutira ishoke irahari. Ya, okay. Ngira ngo twifuje ko tuza kuganira ku kintu kimeze nkaho umuvandimwe yifuje ko tumugiraho inama. Ni umuvandimwe ufite ikibazo kijyanye n'urugo, afite umugabo babana mu rugo, babanye bisanzwe nyine nk'uko abantu babana, babyaranye 2 cyangwa se 3, numva ntabwo mbyibuka neza ariko numva ari hagati ya 2 na 3. Yampaye rero ikibazo arimo agisha inama avuga ngo umufashe tumugire inama. Yagize ikibazo cyo guca umugabo we nyuma, amuca inyuma kubera ko umugabo we ari gihe aba hari akunda kuboneka rimwe na rimwe ku mpamvu z'akazi. Hanyuma rero bikaba bituma niba ari impamvu arizo zituma amuca inyuma simbizi, ariko yambwiye ko ari byo ahanini bituma amubura akajya gushaka undi mugabo bakora ibijyamwe n'ibyo umugabo n'umugore bakora, akamuca inyuma muri make, ubwo ajya gusambana. Ikinyarwanda cyiza muri make. Hanyuma rero umugabo yarabiketse, amaze kubikeka nabikurikirana bimenya, amaze kubimenya umugabo cyo kora biramubabaza cyane, ariko aramubwira ati mu by'ukuri nkora iki kugira ngo reka bino bintu. Amubereye niyo umugore aramubwira uti bamaranye imyaka igeze muri 5 kandi imyaka yose 5 niko umugore nyine amuca inyuma. Umugabo ariko umugabo aramukunda cyane, namukunda pe, biranagaragara yanyereka ibimenyetso byo mukunda, n'umugore arabizi ko umugabo amukunda. Hanyuma akamwitura kumuca inyuma. Umugore nawe yagerageza kubireka bikanga, ntabwo ati rwose ndagerageza ngo ndebe ko nabishobora, ariko yatinda mwumva n'ubundi umubiri wanjye uranze. None ikiri uwo mugore yaravuze ati mungire inama. Nabwiye n'umugabo wanjye ngo mfashe iki twakora, twarasenze, nambwiye ati namfashe dusenge turebe ko byavaho. Urumva umugabo we nyine amaze kwiyakira. Umugabo we nyine urumva afite, urumva ntago babyita kwiyakira,
ahubwo babyita kubana n'igikomere. Yahisemo kubana n'igikomere, ariko umugore akavuga uti mungire inama y'ikintu nakora kugira ngo ibyo bintu bihagarare muri njyewe, ubona ndeke gukomeza guca umugabo wanjye inyuma. ariko abagore baragukunda ye. Abagore bakunda? Abagore ko bagukunda bakugisha inama cyane. Kubera ko urumva hari igihe biba ngombwa wanasanga ariko n'umugabo wanjye wabimbwiye, nuko nyine mbangira gusa ngo byumvikane, ariko wumvika rumwe muri uwo muryango wabimbwiye abimpa gutyo, arambwira ati mumfashe n'abavandimwe banyu mungire inama y'icyo gukora. Ati nanasabye umugabo wanjye ko dufatanye igihe cyo gusenga. Wavuze ko ari umugore ukugisha inama. Nta kibazo. Ngaho mugira inama rero, mfashe n'abandi badukurikira bagira inama. Ngewe icyo namubwiye namubwiye ko ngomba kureka nyine ubwo busambanyi. Kuko ababaza umugabo we, ariko ngo aragerageza bikanga. Kawumba agerageza bikanga se. Nyine arabigenza gute? Mumfashe rwose tumugira inama. Abakobwa bakowe. Biragutunguye cyane se? Cyangwa ukumva ari ibintu bisanzwe? Ntabwo byantungura kuko nzi ko bibaho. Yego. Ariko nanone kugira inama uwo muntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Kubera iki se? Bigoreye? Yego bibaho nyine, wumva ko bibaho, hari kugira inama, kwifata kugira inama umuntu. Inshuti yanjye. Yegereza ka mikrofone. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Ntabwo ari ibintu byoroshye. Kujya se kose ugomba kubikora kumugira inama. Let me try. Yeah. Mbere na mbere nabanza nkamubaza ikitera guca inyuma uwo washakanye. Ni iki kimutera kubikora? Ako nabikubwiye. Wagiraga gutya bavuga ati sinzi nimba ari uko abadahari umugabo adahari. So avuga nyine ko impamvu nyirizina niyo abwira umugabo ambwira ko ari uko umugabo nyine atakunda kuba hari kubera impamvu z'akazi. Hari igihe biba umubiri wenda wasanga ari umubiri umurenga, simbizi. Kugeza nubwo yanavuze ati bishobora kuba uko kera ndi umukobwa nigeze njya muri ibyo bintu. Umubiri ukandembya bigatuma ngesa wiri nyine ntabwo ishira tu. Ishira nyirayapfuye. Ishira nyirayapfuye. Aba ariko tumubwira. Niko akomeza abane nayo ntabwo izashira. Oya nyine niko abanyarwanda bavuze. Nyine bamwe bagira imana bigashira, abandi bagakomerezaho kugeza babuze ubatereta. Atari uko babyanze, ahubwo babuze ubatereta. None ukuvuga ngo ni urwo rwitwazo rwo kuvuga ko umugabo ataba hari ni urwitwazo. Ndumva gacitse pe. Hari ikintu wumva kumva karacitse. Ariko niba dufite gahunda yo gufasha abantu kubagira inama ndetse n'abandi badukurikiranye mu komeze mugirire umuntu inama, ntabwo bivuze ko tugomba kubura igisubizo. Turagishaka ariko urumva birenze. Wallahi. Noneho ari no kuvuga ngo nanjye ari nkanjye nabikora. Ni nk'ari ko ushatse kuvuga ati nanjye ari nkanjye umugabo adahari akaba ntamubona kugeza gikwiriye. Wibuka ko ari umugore uri kugisha inama. Kandi nawe ubikora. Yego nyine. Nanjye ndimo ndakubaza. Nawe ushatse kuvuga ngo umugore mbese uri kurane rwo mugore kumushyigikira. Ntabwo ndi kumushyigikira. Ariko kubera impamvu imutera umva ufite agaciro. Urumva ufite agaciro. Sindi bumubwire ngo sinamugira inama. Icyo turi buvuge ifite agaciro cyangwa ntako ifite. Iyo mpamvu nyine ituma ibintu bikora. Ntako ifite kubera ko hanze dufite abantu benshi batabana n'abagabo. Bamara n'imyaka 5 kubera kwiga, baragiye kwiga hanze se. Baragiye muri za misiyo. Ntamuca inyuma. Kandi akihangana. Wowe umuntu arimo arahimbanira urugo rwawe rwanyu, warangiza ukamutura ibyo bintu. Warangiza ukaza umutera n'iseseme ngo mumbabarire gukoresha iryo jambo. Yarikoresha nta kibazo kuko kugira ngo turangize ibintu neza bimuze. Ngo umuterize zabe biki n'ibiki ngo narabikoze usaba imbabazi 1 2 3. Amubwiza ukuri iyo ni satani n'abazimu. Iyo bijya kubuza ubuyumva. Ese ubundi mbonye aho ndi buhere. Ubikorana n'umuntu umwe, ubikorana n'abantu benshi. Icyo nicyo kibazo nabanza kumubaza.
kugira ngo menye aho mera mugira inama. Nimba ari abantu benshi ni ingeso, nimba kwa kundi yabihozemo akiri umukobwa ni ingeso yagarutse, napfukame hamwe asenge. Sibyo? Arasenga nta nuko atagize. Napfukame hamwe asenge, aho bazimu bamutera bagende mu izina rya Yesu. Icyo ntekereza ntago twaganiriye kuri iki kintu waruvuzeho cyo kuvuga ngo umwe cyangwa babiri, ariko ntekereza ko bashaka kuba barenze umwe kuko barimuka, bahora bimuka. Barimuka. Urumva iyo bimutse n'ubundi ntago wa muntu bimukana ko byasa kose. Wenda barohana na gahunda bakagira aho bahurira. Ntago njye mbyemeza kuko ntekereza kuko ahantu bari batuye mbere hari nk'ari hanze y'igihugu, ubu ngubu baje mu Rwanda. Ubundi birakomeza. Umugore yagarutse mu Rwanda, wenda umugabo tuvuge ko n'ubwonko bw'uwo mugore uwo ngo bahuraga n'ubundi bahura. Icyo kuvuga ko ari umuntu umwe bahura buri gihe cyo numva twagikuramo tugatekereza ko ni benshi. Aho afatiwe niho akemurira ibibazo. Ni kuvuga ngo nuko. Ese urumva atari ingeso? Ni indaya mbaye. Ni indaya mbaye. Bana n'ibiraya hano, umugani wawe undi wavuze ngo mbega ibiraya hano. Oya, ariko turabivuga kuko no kugira ngo dutange umucyo, sibyo? Dutange umucyo, tunamugira inama twabanje kuvuga. Ukuri ntago nzi kuyoberanya, sinzi no guca ku ruhande. Ntabwo ndamubwira ngo ikintu n'umweru kandi ari umukara. Nubwo ari kuvuga ngo abibwira umugabo, nose tureka ntago nareka kumubwira ko ahaza umugabo. Yego arabimubwira. Uzi umuntu mubi umuntu ahura nawe mu buzima. Ni umuntu usaba imbabazi inshuro 3, 4 ku kintu kimwe. Umuntu ni mubi pe. Afazari yareka gusabaho imbabazi kuri icyo kintu, ukamenya ko umuntu muri kumwe nuko ameze, uwo ni wari we, ugatangira kumenya uko umwakira mu buzima, n'ibyo kintu ubana nacyo cyangwa nimba umukura mu buzima bwawe kubera icyo kintu. Ariko iyo ahora gusaba imbabazi, uravuga ngo wenda ejo n'ejo bundi azahinduka, ukazarinda urunduka wa muntu atarahindutse. Nimba ari izo ndwara akuzanira akaba arazikuzaniye, nimba ari abantu rera atari abawe, wenda uburyo ugize amahirwe ntumenya ko atari abawe, ariko iyo ugize amahirwe make ukamenya ko atari abawe. Mana yanjye, no kwambura ipantaro mu isoko wayambura. Sibyo? Ibi byose akaba ari ibintu uzahura nabyo kubera za mbabazi baguhora bagukingiriza mu maso kandi zidahari. Rero wa mudamu we gishije inama Etienne, nama nakugira, senga ukire karande ikwirukaho. Sibyo? Nimba uzi neza ko kugira ngo ugwe muri ibyo byaha ni ukuba wenda wanyweye inzoga ugasinda n'urugero. Nta nubwo ayinywa kuko ntaganywa inzoga. Nimba uzi ko igituma ujya muri izo ngeso, iyo wicaranye n'umugabo ukamarana 30 nawe, imibiri irakurura. Baravugana, yambwiye ko nijya ajya mwihamagarira kamubwira ati ndumva ngukumbuye. Cyangwa bakakwihamagarira. N'umugore najya ahamagara umugabo, uwo mugabo ngajya ahamagara ati ndumva meze nanda gukumbuye. Hamagara umugabo w'abandi. Uwo mugabo nyine wenda igihe bavuze ko batandukana, bagenda batandukana. Kuba batandukana byo byonyine ni ikintu gikomeye kigaragaza ko ni ingeso yakunaniye. Buriya aba ari umwe bahorana muri izo ngeso, nari bumubwire uti ushaka kuba ari we wakunze, shobora umese kamwe ubwize ukuri wa wundi mwashakanye, umubwize ukuri, umubwire ati nubwo twabanye ntabwo ngukunda, aho kugira ngo nkomeze nkubabaza ngasanga uwo nakunze, ariko ikibabaje baratandukanye. Kandi yanambwiye ko uwo mugabo uwo babana nyine ahora aca inyuma ngo aramukunda cyane. Hanyuma ukunda undi ninde? Nyine uwo mugabo akunda umugore, kandi umugore nawe aramubwira ngo aramukunda cyane. Yanambwiye umugore nyine yambwiye ko nawe akunda umugabo we cyane, akamukunda atamuca inyuma.
nanjye nicyo nibaza nyine ubwo, ariko yarambwiye ati rwose ndamukunda umugabo wanjye, ndamukunda cyane. nimba mukunda namwiture kujya kureka izo ngeso, sibyo? kandi abadahari, nimba uzi ko badahari bivuze ko agwa mu mafuti y'ibyaha ngo nuko abadahari. ikintu cya mbere avuga ko so umugabo nawe aravuga ati ko byasa kose n'ubwo umugabo wanjye ntarabimubonaho, ariko ashobora kuba nawe bikora ahandi, wenda niko nawe ameze, akaba ari nayo mpamvu yihangana, akaba ari impamvu anyihanganira, agakomeza akabikora. Ati buriya nawe abikora ahandi, ati imyaka 5 yose ishira kuki amutekerereza, kuko umugabo nawe ntaricara nkuko nawe yicaye ngo amubwire amakosa akora, ubusambanyi abamo. Umugabo ntabwo aricara ngo amubwire ibyo byose. Rero yere kumutekerereza, umugabo wenda aba yibereye mu kazi, ibyo bindi ntaba birimo, abarwana n'igitunga umuryango n'igitunga abana be. Rero njyewe inama namugira ni uko yahinduka akakira Yesu nk'umwami n'umukiza, urumva, akihana, sibyo? Kuko nta mahoro bitanga, nuko nkunda kubivuga hano ku bitera n'umwako. Iyo uryamanye n'umwe, uryamana na babiri, uryamana na batatu, imizi muvanayo ntigira uko ingana. Ni ukuri pe, nyine ahubwo banavuga ko abarokore niko bajya bavuga ngo iyo usambanye n'umuntu mu gisekuruzo cyabo imizi miribiho iragusanga, ngo uyikuyeyo uyijyanye. ni ukuri pe, ni icyaha kibi, ni icyaha kibi gikurura ibindi byinshi. Gitera umuryango umwaku, kikazanira ibibazo umuryango. Ese wazashimishwa no kubona umwana wawe nawe ari mu byo urimo? Ndatekereza atari cyo cyagushimisha, kuko ababyeyi twese ibitunezeza ni ukubona abana bari mu murongo mwiza, bafite ingo nziza, bishimye. Kandi karande zirakurikirana uburyo bwiza bwo kuzirinda. Sikama hamwe ngo usenge iyo karande kuve, usengere n'abana bawe bazaba amahoro. Ndakubwiza ukuri, ntabwo uri umubyeyi mwiza, ntabwo nzi ikizakuvamo, sibyo? Rero nimba ibyo ngibyo bikunaniye, icara hasi ubwira umugabo ati byarananiye, nimba umukunda koko, gukomeza nkubabaza nyine birandambiye, kandi kubivaho simbishoboye. Ati umbara basi ungirire muwembe ndahangaha, abana basa, ndavuga ngo ureba abana se, abana bura bashoboye. Aha bese ubwo we wakimira ko umugore habamo atari umugore wawe ngo kamutungira. Hari abagabo hanze ahangaha bameze batyo. Umugabo yaba arwaye, ariko hari abagabo hanze babaze batyo, bataha mu gipangu kimwe, ariko uburira ari ukubiri. Barahari. Basi ukaba icyubahiro uwo muntu wakubyariye, kareka ko ajya kwandagara hanze, sibyo? N'abana byibura bamubone rimwe na rimwe, hari bikeya bifashaho, sibyo? Hari bikeya bifashaho, ubundi nyine mugatandukana kinyabupfura, gisirimu, niryo jambo ryiza. Akakomeza kwigendera, gatandukana gisirimu, akakomeza kwigendera uko ashaka. Hari abantu batandukana gisirimu, hano kuri barahari benshi. Nimba iyo ngeso yarakunaniye nyine, uretse ko hamwe n'igihe nubwo bigenda gutyo akabikwemerera gutyo, birangira wowe ubwawe wijyanye, biranga pe, n'abana ukabasika, hanyuma abana bawe bakandagara nyine, bikabatera agahinda, bakajya bavuga ati mama yagiye kubera indaya, mama yabaye indaya, atandukana na papa, yatandukanye na papa kubera uburaya. Baba we mayi kuvuza ibintu bibi, usiga inkuru nziza imusozi birakunaniye mubyeyi, koko ubura gusiga inkuru nziza umusozi kubera ko ingeso yakunaniye. Nta kintu Imana idakiza na kimwe, bitewe na disipurine yihaye bigashira. Ushobora gufata bya bihe utangiye gutekereza ibyo bintu, ukaba wasimbuza siporo, ukaba wasimbuza gusoma ibitabo, wasimbuza gusoma ijambo ry'Imana. Urumva inshuti ukazihindura. Ibintu bitujyana muri ibyo bintu ni byinshi, tujyana mu byaha ni byinshi. Ibyo wareba gukareka kubireba, ibyo wumva gukareka kubyumva, yego, mbese no guhindura ibintu byose. Kubera icyo ushaka,
sitemeranywa nawe kabisa. kugira ngo usige inkuru nziza imusozi biravuna. Aha, noneho rero yanambwiye ko umugabo yashatse kumwimura aho hantu. Numva bamaze kubivuga, umugabo yaravuze ati bishoboka ko ahantu utuye ushobora kuba wegeranye n'abantu mubasha gukominikana ko hamaze igihe. Umugabo aramubwira ati reka nkwimure ngukura aha ndetse na telefone uyihindure. Umugabo aramubwira ati reka ati twese nimuka hano. Ntibishoboka, ntabwo nahimuka, maze kuhamenyera none mpimuka. Ahamenyeranye bibi ariko wese urumva umuntu ashaka guhinduka. Mu by'ukuri ashaka guhinduka ibyo bintu yabyakirana yombi akakira yishimye. Telefone guhita uhindura kugira ngo abantu bazakubure bazagaruka ubuzima waramaze kwiyakira ko ibyo bintu bitakiriho. Nibyo byiza kurutaho rero. Yaba ari nk'intambwe ya mbere yabateye. Yaba ari intambwe ya mbere yabateye ku buryo bukomeye. Kandi umugabo urumva ko ntako atagira ngo afashe umugore guhinduka. Namiriye urumva nayo irakonda ko umuntu yahindura ahantu atuye. Uzi ko hari igihe kubera ukuntu ari urugendo nimba ari karande wowe ubwawe ushobora kubona utangiye umenyera aho hantu n'abo bantu wowe ukibwiriza ukimuka. Ndavuga se madamu ko wimutse ati nyine ka kageso kari gatangiye ndimuka kuzageza igihe uzaba stable utakiri muri ibyo bintu noneho ukavuga ati aha noneho nahaguma kuko nzi ko uzagerageza kunyegera nanjye nkomeye cyangwa se mbese afite uburyo bwo kurwana n'ibyo bintu. Yego icyo cya telefone rero urumva n'umugabo wakimupropoje ariko ahita aravuga ati ngo ubuse mpinduye telefone yanjye ngo reka ngo ntabwo ari byo ngo abantu bambona nk'injiji ngo uhora mpindura telefone ngo uhindura nimero ya telefone. Icyo ushaka ngo amataguranwe iki? Itabi rwose birumvikana. Itabi ngo urumva nta kintu byaba bitwaye telefone no kuyikuraho simbe nyine ayifite nkayifungura ari uko wenda atari umwana warwaye ku ishuri wenda nzi ko ibyo bintu bafite ku ishuri bafite telefone bahamagaraho umwana agize ikibazo. Nzi ko umugabo afite telefone ari bumuhamagareho ku kazi telefone bari bumuhamagareho aho harabaye byarangiye. N'umugore niba atumva rwose noneho ndome wa mugore rero ngira ngo urumva mugenzi wanjye arakwibwiriye kandi n'umugenzi wanjye aragusobanuriye cyangwa akubwiye urugero rwiza wagombye gukurikiza kuko urumva n'umugabo we kugira ngo ajye gufata icyemezo nuko yabonye nyine biri kwanga. Shakisha bityo avuga ati reka mufashe. Noneho umugore akamubwira ati icyo twakora no gusenga. Isengesho ni ikintu cya mbere cyane cyane kuri iyo ngeso. Isengesho ni ikintu gikomeye ariko bisaba no kugira ubwenge. Kugira ubwenge gusenga nibyo ni byiza ariko unasenga ufite ingamba. Yego kuko urumva nk'iyo ntambwe umugabo yateye kuvuga ngo kuroho telefone nimuke intambwe nziza ntekereza ko yagombye kumufasha. Ngakwiye kumufasha kuyihakana rwose ntabwo ntekereza ko ari ikintu kuko ntabwo wavuga ngo wenda urugero wundi uwo mugabo abaho da kandi kubwira kandi abaho ubwo nyine mpise nsubira inyuma sigara ndi kwibaza ubundi ubwo uwo mugabo abaho. ntawe mu isi ntabwo aba mu isi reka ta ni marayika waje wigendera ahubwo we mugore ajya wicabisha Imana uvuga ati ngiye kuvuga ikintu umuntu ajya mbwira aseherezaho kivuga nta birenze ajya kubwira ati ufite umugabo mwiza ntabwo icyo kintu urumva nyine gifite ukuntu kitiyubashyemo ukuntu utapfa kukivuga. Ariko ngiye kuvuga agace gato ariko abakizi bakivuga baracyumva. Afite umugabo mwiza pe uhangayikishijwe no kubaka ahubwo yabuze umugore. Namufashe rero kugira ngo wa mugani bajya bavuga ngo ufite ngo umugore mwiza abakurusha urugo. Abakurusha urugo ufite umugore mwiza abakurusha urugo. Nibuke nyine ko uwo mugani bawuciye yumva ko nawe ari mwiza yumva ukuntu yaryoherwa. Ari nawanga kwishima. Ko nanjye nasanze uwo mugabo yihangana kuko urumva kwihanganira ibyo bintu umugore akubwira ati ndasambana ukanabimenya rimwe kabiri bamaze imyaka 7 ari muri ibyo bintu hafi 10 gutyo ntumva
umugabo akihangana akabyihanganira akamwimura akongera akamwimura ngewe ko kwihangana ariko ngira ngo sobanurire aramwihanganira bagakomeza bakabana nk'umugore n'umugabo cyane iyo wubahiriza inshingano nk'iz'abashakanye nk'ibisanzwe batangiye bari ku mwana umwe bafite babiri niba atari batatu gutyo iby'abana byo burya ni ibindi umwana amenywa na nyina nyine urashatse no ko ushobora gusanga n'abo bana atarabe ushaka gusanga atari none akoze ko bishoboka koko niba wamugana agira ushobora gusanga n'abo bana atarabe none byashoboka cyane rwose ariko nyine imagine umugabo akamenya ku nshuro ya mbere akamenya ku ya kabiri akamenya ku ya gatatu ariko buri ugeze mu mutima w'uwo mugabo nubwo wamenya nimba babarira koko cyangwa atari ukwanga gusenya nyine ngo umwanya uri hano yashobora kuba akunda uwo mugore kuko ntabwo ntekereza ko ari umugabo wapfa kubyihanganira nanjye ndi umugabo ntabwo ntekereza ko ari umugabo wapfa kubyihanganira urwo rukundo ni rwa rundi rwakira ngo rw'ibiki rw'amadayimoni akoze kuri feke koko cyangwa urw'abamarayika huye ni urw'abamarayika ni rwo rukundo rwihanganira byose niko Bibiliya ivuga ubwo ni urukundo nyine rwava mu ijuru urukundo rwihanganira byose bakazanzanira virusi itera sida urukundo rwihanganira byose niko Bibiliya ivuga bakaza Bibiliya ivuga ngo urukundo rwihanganira byose kandi nturubona ikibi ku muntu bivuze kwihanganira byose rero niba nyine ako kageso gahari aba agomba kwihangana kugeza apfuye ni nako mujya munasezerana munavuga ngewe buriya ari irandahiro ngewe muyimbona muyifata uko itari dusezeranye mu byiza no mu bibi sibyo yaba arwaye cyangwa atarwaye yego yaba atabyaye cyangwa atabyaye yego nyine mu byiza no mu bibi nyine iyo ndahiro ni igihe urukundo rukiriho ahubwo njye numva uwo mugabo yarayikurikije uwo mugabo ahubwo bazagenda bayimwandike mu muhanga ni impamo y'Imana none se stati abashakanye bajye baza bahagarare uvuga ko yihanganiye ariko kugira ngo umugore aguce inyuma ubimenye wihangane 1 2 3 4 5 njye nabimenya neza ari uko ari umugabo unyibwiriye nkicarana n'uwo mugabo none akanganiriza niko wabyemera kuko ushobora gusanga umugore yaraguhishe yuko umwe aryamaho n'undi akaryamaho batabana nyine badahuje uburiri sibyo bataha mu nzu imwe ko badahuje uburiri kuko ariko niyo waba yego habaho imiti ushobora kunywa kugira ngo atazakwanduza ibaho ariko nanone uwo mugabo wakihanganira kujya ku miti ataranduye ari ukugira ngo gusa akomeze abane na wa muntu none se ikibazo wagize ngo kiba kikiri sida se bigenze gutyo ashobora no guhindurika kurusha agakingirizo byose birashoboka ntayimwanduze yego birashoboka ariko ari ibintu bigoye none se abaye ari umugabo umeze gutyo nubwo ntazanye icy'umugabo nazanye icy'umugore umugabo abaye ari umeze gutyo umugore we urubizi ko abagore bajya babasha kwihanganira ibyo bintu ashaka kubyihanganira ubuzima bwe bwose kimwe nk'uko ashaka kugira hagati bikanga ariko burya abagore bihanganira ibyo bintu kuruta abagabo niyo mpamvu biri kungora cyane kubyumva ko ari umugore ari umugabo noneho waba uhari umeze nk'abagore noneho umugabo umeze nk'abagore afite kwihangana nk'uko abadamu ariko rero wenda dusoza reka tugire inama uwo mugore tugire ku musozo wacu hanyuma n'abandi bazadufasha kumugira inama gerageza dusoze umugira inama njyewe nayimugiriye uyashyiramo akandi kantu shyiramo umunyu njyewe namubwiye ngo niyihane kandi afate disipurine nimba ari telefone ahindure nimba ari aho yimuka nk'uko umugabo yashatse kubigufashamo ahimuke atangire ubuzima bushya ibyo ni igihe bishoboka ko ahita abireka burundu ngaho namugira inama njyewe inama ari bumugire kimwe cyo ntasubireyo guhera nonaha afata icyemezo nk'umuntu w'umugabo kuko bajya bavuga ngo burya iyo umuntu areba imbere ntabwo yifuza gusubira inyuma nafata icyemezo nk'umugabo cyangwa se nk'umugore navuga ati ibintu ndabiretse yumve icyo umugabo ashaka
afite umugabo, afite umugisha wo kumugabo amufashe, yego namufasha guhindura miriye, ni ikintu cyiza cyane. Birashoboka ko ushobora kuba ashobora gutuma hari ibintu bitagenda neza bitewe no kubura n'uwo muntu cyangwa ubona n'uwo muntu. Telefone ni kimwe mu bintu bishobora kumufasha cyane, ko buriya uri kure ya telefone udafite nimero y'umuntu ushobora kugera ahantu mu gihe ntabwo mpamya ko yagera ahantu ngo ahite abona umuntu bahita bahuza aho yaba agiye nta na telefone afite. Nabyo bizamufasha kuba icyo gihe kirekire atari kumwe n'ibyo bintu no kubibona, bitume abasha kuba yarika icyo kintu. ubwo byamusaba ko buri nka nyuma y'amezi 3 yajya yimuka. Ndi kuvuga nyine murumva ni ntuze ya mbere, intambwe ya mbere ashaka gutera, kuko ntago tuvuga ko biza kutaza kurangira, ni kumwe ikintu cyatuma birangira. Ikindi nyine yumve ko Imana nayo nyine ibyanga itabikunda. Namara kubona ko Imana ibyanga, urumva urafashe icyemezo cyiza cyo kubireka, abeho kunezeza Imana, kuko anytime yanapfa. Ikindi atekereze no ku bana, areba abana be, yibaze ngo isi wa mugani bibaye ngombwa ko ntandukana n'uyu mugabo, tugatandukana ku mpamvu y'uko nasambanye, abana banjye bazamfata bate, sosiyete nyarwanda yizamfata ite? Ikindi atekereze no ku burwayi, ntabwo abutekerezeho. Namara gutekereza kuri ubwo burwayi, nubwo bamwe babifata nk'ibintu bisanzwe ariko nabyo biba bikomeye, atekereze ko ari n'umwanda, ari binazana n'imyaka mu muryango, nta n'icyubahiro bitanga. Urumva ibyo byose mvuze, uri kumugira inama ashaka gusinzira. uri gushaka gusinzira wowe meze nk'uri gushaka gusinzira? Hoya nyine nuko nyine byamvurnye cyane, byanyeye mu marangamutima, ahubwo nashakaga kurira. Nashakaga kurira, ubundi nanarize buriya ko amari y'abagabo batemba ajya mu nda. Tubimenyereye ku bagabo, ariko ku bagore ari ibintu utekerezaho kumva ukuntu bimeze, nyine kumva birakurenze. Yego pe. Ukaba wanarira kubera ntuzi. Uburyo nkubona. Nubwo yabimbwiye ariko njye nabyumva noneho kurushaho. So rero ndumva inama zanjye ari izo ngizo, ndabizi neza bizakunda nagendera muri izo nama mugiriye, kandi umugabo we ni intwari pe. Tumushimire. Aramukunda cyane, kuko ntabwo abagabo bapfa kubona abagabo babaca inyuma bagatuza. Wenda abagore mwebwe niko Imana yabaremye, arwaniye urugo pe. Abagore niko Imana yabaremye, ariko umugabo akenshi ibintu bitandukanye abantu kumva amadevoruse, nta kindi kintu kibitera n'ibyo bintu. Nibyo akenshi. Umugabo we ni intwari, ni umuntu w'umugabo cyane, azabimwubahire ndetse anabimukundire by the way. Kumwereka rero ko amukunda cyangwa amwubahiye ko amukunda, nuko azabivamo akabireka cyangwa akumva inama zose amugira. So n'abandi rero badufashe, ibitekerezo byanjye n'ibyo ngibyo numva na muha, kandi dusoza mvuga ngo n'undi wese ufite icyo twamugiraho inama, cyangwa se ufite n'ikiganiro nyine nk'uko umuntu aduhaye iki kintu tuganira, ajya azana nyine tumugira inama, yandikaho muri comment, tumufashe mu buryo bwo kukiganiraho no gushaka umuti wacyo. Ngira ngo murumva ko byanze bikunze uyu muti urabonetse w'uyu muntu, niba atarangaye. Twebwe akacu turakarangije, kandi bijya gushyira mu bikorwa nibyo bivuna. Ariko buriya turanakarabye. Igisubizo niwe ugifite. Ugira ngo ibi byose ukamubwiraga ntabizi, ariko gushyira mu bikorwa nibyo bigoye. So rero tukaba tunakarabiye imbere ye. Yego. Amaraso ni tuzayabazwa. None se rega tuba turi no kubwiriza buriya. Tuba turi kubwiriza gukora umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana, kuko iyo ubwira abantu ngo bave mu byaha, ni burya uba uri gukora umurimo w'Imana. Kandi ndabizi neza nabigenderamo bizamubera byiza, ahubwo azana ituro ry'ishimwe. Ituro ry'ishimwe azarizane nyine. None se mama we, Imana ishimwe cyane rero kubw'uyu munsi. Ndagushimiye cyane nk'umusesenguzi cyangwa umuntu wadufashije gufasha bagenzi bacu. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze mudutegereze aho ngaho mu kanya, nabwo turagaruka, cyangwa ejo muri turaje. Yes. Twongeye gushimira abantu batari guhema kuyikanda, batari guhema kureba ibitekerezo byacu tunyuza kuri YouTube yacu ariyo Trio Shine n'Umurava TV. Turabashimiye cyane pe, mudukora ku mutima. Share, comment, ntibikabure. Merci.